Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho datuje kosoye ikizame kiba kimaze gukorwa kuko ibibazo biragaruka. Wakosoye kino kizame kimwe wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 10 biragarutse byo muri iki kizame kimwe umaze gukosora. Ariko mbere yuko ujya mu kizame ni ingenzi ko witoza gukora ibizame mu buryo bw'iminota 20. Niyo mpamvu twabazaniye urubuga. Jya kuri Google yawe wandikemo ngo www.ibiziga.rw nk'uko uri kubibona byanditse gutyo. Urahita uhasanga ibizame mu buryo bw'iminota 20 ukora ibizame ku biciro byo hasi cyane. Nugerwaho igihe nikizakubere ikibazo. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tubwira kare ushaka gukoreramo itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda ngo uzatwigane mu ishuri, cyangwa se ufite nk'akazi katakunda ngo uzatwigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha uboneka ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, twakwigisha twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe, tubasabire kode. Wagize ikibazo kuri urubuga nabwo tubigufashamo ukoresha iyo nimero. Rero ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande enye, iyi ntabwo ari mpande eshatu. Ishusho ni uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A, aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. B, aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Ese wowe hano urabona icyo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni se, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Ibyapa byose byo ku mihanda bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye. Ishusho ni uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Icyapa cyose uzabona giteye kubwo buryo uzamenye ko gitegeka. Wabona hari isomo riri kukugora bitewe n'ibiri kukugora mu gihe uri gukosora kino kizame, ucyandike muri comment turitegure kugira ngo uzahite uribonera ku gihe. Mbibutsa ko nabazaniye urubuga. Ubu ngubu wagenda kuri Google yawe ukandikamo ngo www.ibiziga.rw ukagenda ugakora ibizame mu buryo bw'iminota 20. Link iri muri comment. Comment ya mbere niyo link yakugeza ku ibyo bizame kugira ngo ugerweho ukore rimwe uhita utsinda kubera kuba waritoze mu gihe cy'iminota 20. Rero mugende mu bikore. Link iri muri comment. Comment ya mbere niyo link, asigaye ujya mu kizame igihe kitakubera ikibazo. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kive ahantu hari urwondo cyangwa nyira bidasanzwe ashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Ikinyabiziga cyawe cyaheze mu rwondo, ese haba hakoreshwa ubuhe buryo kugira ngo kivemo? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A, ngo inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. C, ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri bashatse kuvuga ngo A, inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, aho byo biba bishatse kuvuga ngo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cyanyacyo. Wowe urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. Noneho iyo bavuze inziga ujye umenya ko baba bari kuvuga imipine.
imipine y'icyo kinyabiziga ishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora, ariko kode nziza ziri kuboneka. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tugufashe kubona kode nziza aho waba uri hose mu gihugu. Waba ukeneye kwiga ukatubwira amasaha ubona abonekaho ku munsi akunogeye twakwigisha. Murabizi umuntu aba ari mu Rwanda akiga muri Amerika, haje uburyo bwinshi bwo kwigisha abantu bari kure cyangwa se bafite akazi katabakundira ngo baze mu ishuri. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ese ubugari bw'iyi mizigo buba bwava kuri metero 2 na santimetero 75 bukagera ku bihe bipimo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A ngo metero 4, B metero 3 na santimetero 50, C metero 3. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki? Mwa bino bisubizo bine baduhaye tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C metero 3, biva kuri metero 2 na santimetero 75 bikagera kuri metero 3. Kino kibazo neza neza barongera bakakikubaza kimeze gutya, ariko gafata zino metero bakazishyira muri santimetero ntibizakugore. Nujya mu kizamuka ubona bavuze ngo A santimetero 400, B santimetero 350, C santimetero 300, ubwo uzahitamo santimetero 300. Murabizi metero imwe ibingana na santimetero 100, kuvuga ngo metero 4 no kuvuga ngo santimetero 400 ibyo byose aba ari kimwe. Ndakeka ko rero waramazamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Murabizi ikintu cyose nshyiraho ni icyagufasha kwajya mu kizamuka akora rimwe ugahita utsinda. Kanda subscribe rero kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya kane kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Ikinyabiziga gihagaze ahantu hagenewe abanyamaguru, ariko kubera cyahagaze byatuma abanyamaguru baca mu muhanda nta nzira n'imwe yabasigiye, n'ahantu yabasigiye ho gucigerera. Ese abagomba kubasigira akayira nibura gafite ibihe bipimo by'ubugari kugira ngo babashe gucamo badateje umuvundo cyangwa se batanyuze mu muhanda abo banyamaguru? A ngo metero 1, B metero 2, C metero 0.5, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A metero 1. Byibura umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba gusiga akayira gafite ibipimo bingana na metero 1 kugira ngo abanyamaguru bataza guca mu muhanda bagateza umuvundo mu muhanda. Ndakeka ko rero waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Iki cyapa ni cya cyapa bashyira ahantu hahagarara imodoka nini gusa, nta yindi modoka yemerewe kuhagarara. Ese kirangwa n'ubuso bw'amabara asate? A ngo ubururu, B umweru, C umutuku, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D
nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko icyo cyapa kiba gifite ubuso busa n'icunga rihishije. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video y'amakotano y'ibyapa byo ku mihanda nagukoreye, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ibyapa ukunda kubibaza haba mu buryo bw'amashusho cyangwa se mu buryo bw'amagambo. Icyo cyapa rero kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, urahita ukibona ukuntu giteye, ukuntu gisa. Rero hano nta giso cy'ukuri kirimo kubera ko kiba gifite ubuso busa n'icunga rihishije. Ndakeka ko waramutse mode, ndizera ko waramusukaniye kwa papuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizame, iki cyapa urabona gifitiye ishusho? Ese ni uruziga? Ese ni mpande eshatu cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu bucishemo imirongo ibiri ikoze akantu kameze nk'agakubo. Ese kikubwiye iki imbere yawe? Anga umuvuduko ntarengwa wemewe, be iherezo ry'ibyo wabuzwaga. Se guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe, mu gihe kuri de bari kuvuga ngo birabujijwe kuhinjira. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Aho hantu ugeze iyo wabonye kino cyapa, kuba wahagarara umwanya munini cyangwa se umwanya muto ntibiba byemewe. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Iyo video ubonye utari kuyibona uranyandikira kuri WhatsApp 0783351626 nkayiguhera ubuntu mu gihe kitarenze iminota 2. Rero mu gihe wayishatse kuri YouTube ukayibona gihita unyandikira bigufashemo. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora icyo ahuye n'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo yicanye amatara y'umuhondo aburira. Ese umuyobozi w'ikinyabiziga uhuye n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, ubwo bivuze ko kiri kuza kigusanga, cyacanye amatara y'umuhondo aburira. Ese uba ugomba kwitwara ute? Ese uba ugomba gukora iki? Anga umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Be ikinyabiziga cy'ubutabazi. Se yagize ibyago mu gihe kuri de bari kutubwira ngo umuvuduko urenze. Wowe hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni a. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Akenshi kugira ngo wirinde icyago ugabanya umuvuduko. Akenshi kugira ngo wirinde icyago urahagarara, ariko ntuzahagarara ahubwo uzagabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Ndakeka ko waramusitamo a. Ndizera ko waramutse yandika wa papuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ageze hafi y'inzira ifunganye igihe ahuye n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo. Uri kugenda mu muhanda ugahura n'ikindi kinyabiziga kiri kuza kigusanga mugeze ahantu hafunganye. Ese uba ugomba kwitwara ute? Ese uba ugomba gukora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. Angwa agomba kuguma mu mwanya yarimo agategereza gutambuka kw'ikindi kinyabiziga. B kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. C gutegereza ko undi muyobozi w'ikinyabiziga ava mu muhanda, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo gutwarira ikinyabiziga mu muhanda hagati kugira ngo abandi bayobozi bagire ute? Bahagarare. Hano urabona icyo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni B, kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. Ugabanya umuvuduko, ntiwaba ugiye kubisikana n'ikinyabiziga mugeze n'ahantu habi ngo noneho unagendeye ku muvuduko wo hejuru. Ugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. Ikindi kintu muba mushobora gukoresha, mushobora gukoresha ikintu bita koroherana. Ukaba uhagaze akabanza agatambuka,
yamara gutambuka nawe ukabona gukomeza urugendo rwawe, nabyo biba byemewe. Ariko mwa bino bisubizo bine ni iki ngiki wari guhitamo cya B, ariko hari ikindi kibazo bazakubaza ubone ugomba guhitamo ko umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha uburyo bwitwa koroherana, uhagarara atambuke cyangwa se we ahagarare utambuke, mubone gukomeza urugendo rwanyu. Ariko hano ho uzagabanya umuvuduko, usige umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi kugira ngo mudatezanya ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa. Telefoni ko ari njye wayiguriye ngo ntigomba kuyikoresha ryari? Ngo hari ibimenyetso bimurika. Yavuze hari ibimenyetso bimurika, bari kuvuga ibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni feruje, aho biba biri gukoresha amatara 3 ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu saha, ibintu bya kilometero runaka mu saha ntuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri, ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari iso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri. Kubera iki nta iso cy'ukuri? Bari kutubwira ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa ahari ibimenyetso bimurika. Wagera kuri feruje ntukoreshe telefoni, waba ukihahita ugahita ugenda uri gukoresha telefoni kandi utwaye? Oya. Igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu saha ntukoreshe telefoni, mu gihe waba utwaye kuri kilometero 80 mu saha ukagenda uri gucata? Oya. Ahubwo twabonye ko A atariyo na B atariyo na C ntitwayitamo, niyo mpamvu duhisemo ko nta iso cy'ukuri kirimo, kuko ni telefoni ngendanwa ntiyemerewe gukoreshwa igihe cyose uri gutwara ikinyabiziga ku muvuduko uwo ari wo wose, aho ariho hose. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko wumvisha impamvu duhisemo D, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe nka Rwanda Driving College TV, ariko mbibutsa ko nabazaniye urubuga. Ubu ngubu ntabwo bikiri ngombwa ko wajya mu kizame ngo igihe cyakubanye gito. Genda kuri Google yawe wandikemo ngo www.ibiziga.rw, ahasigaye urahasanga ibizame mu buryo bw'iminota 20 ku biciro byo hasi cyane, aho ugenda ugakora ibizame 6 ku mafaranga 500 gusa, ukitoza neza ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda, kubera ko uba waritoje gukora ibizame mu buryo bw'iminota 20. Iyo ubonye biri kukugora unyandikira kuri WhatsApp nkabigufashamo mu gihe kitarenze iminota 2, nawe ugakora ibizame mu buryo bw'iminota 20 ukajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, kuko uba wayitoje bihagije. Murabizi no kuri polisi bakora mu minota 20. Ikindi, kode ziri koneka waba rose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626, tugira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Waba ukeneye kwiga tukakwigisha, twaba turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online, byose biba byakunda. Rero mutwanye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626, ibyo byose tubafashemo. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe urabona kino cyapa gifite ishusho? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A, umuhanda uzenguruka. B, igice cy'umuhanda uzenguruka. C, aho banyura bazengurutse. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, aho banyura bazengurutse. Iki cyapa iyo ukibonye ugera imbere ukahabona rompwe, niko mubyita mu ndimi z'amahanga. Kikaba kigaragaza ko ugiye kugera aho banyura bazengurutse. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, aho birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ibyapa nkeka ko bitakugora. Ubonye biri kukugora, sura kwita bicano yanyu Rwanda Driving College TV
urebe iriya video urayisoza nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo kunyuranaho bibujijwe gusa igihe. Kunyuranaho nibyo mwita kudepasa, bibujijwe gusa igihe. Bibujijwe ryari? Anga ugiye mu muhanda hagati hashushanyijwemo umurongo w'umweru ucagaguye. B, ku muhanda ushushanyijemo umurongo wera udacagaguye. C, ikinyabiziga gitwaye ku musozi unyerera. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo kuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Murabizi iriya mirongo ibirombeje hagati mu muhanda, iyo ucagaguye uba ubujijwe kurenga uriya murongo, ariko ukaba wawurenga mu gihe bibaye ngombwa. Biba ngombwa igihe ugiye guhindura icyerekezo, ugiye gukatira ibumoso cyangwa ugiye guhindura icyerekezo. Noneho iyo umurongo urombeje hagati mu muhanda udacagaguye, uba ubujijwe kuwurenga igihe cyose ubujijwe kuwurenga. Rero ubujijwe no kunyuranaho, kubera ko iyo ugiye kunyuranaho uva iburyo ukanyuranaho ibumoso, urumva uburenze uriya murongo. Rero mu gihe udacagaguye ubujijwe kuwurenga. Ndakeka ko waramutamo B, umuhanda ushushanyijemo umurongo wera udacagaguye. Ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ikinyabiziga icyo cyose kigenda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira, kugira ngo ikinyabiziga kigende hari ibintu biba bigomba kuba bisabwa. Biba bisabwa iki? A, ngo umuyobozi. B, umuherekeza. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi. Kugira ngo ikinyabiziga cyose kigende kiba kigomba kuba gifite umuyobozi. Niba ari imodoka bari kuvuga umushoferi, niba bari kuvuga ngo ni ipikipiki bari kuvuga umumotari. Ntabwo ari mu nzego runaka, ni umuyobozi w'ikinyabiziga. Ndakeka ko waramutamo A. Ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa. Iyo bavuze inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga ngo umuhanda. Ijambo akayira bivuga umuhanda ufunganye wagenewe gusa. Nibyo byose ni kimwe. A, ngo abanyamaguru. B, ibinyabiziga bigenda ku biziga bibiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, abanyamaguru, na B, ibinyabiziga bigenda ku biziga bibiri ni ibisubizo by'ukuri. Utari wahisemo rero C. Ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Iyo wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota waguha. Iyo wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C rero ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo mu muhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugenerwamo byerekezo byombi umuyobozi abujijwe. Ubujijwe iki? A, ngo kugenda mu gisate cy'iburyo. B, kunyuranaho. C, kugenda mu gisate cy'ibumoso. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugenderwamo mu byerekezo byombi, bivuze ko uri kujya imbere ariko hari n'abandi baza bagusanga. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga ubujijwe iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C. Kugenda mu gisate cy'ibumoso biba bibujijwe kubera ko urabizi aho waba uturutse hose iyo ukinjira mu muhanda uhita ugenda mu ruhande rw'iburyo. Rero ko watwarira ikinyabiziga cyawe mu ruhande rw'ibumoso biba bibujijwe kuko ibumoso hemerewe abandi bayobozi ari kuza bagusanga. Weho ukinjira mu muhanda uhita ugendera mu ruhande rw'iburyo. Ndakeka ko waramutamo C. Ndizera ko
waramutse ukandika ku papuro utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo icyapa kimenyesha kugenda mu muhanda ubisikanirwamo gifite. Ese icyo cyapa kimenyesha kugenda mu muhanda ubisikanirwamo gifite iki? Yavuze ngo icyapa gifite uvuga ishusho yacyo, ubuso, umuzenguruko mu gihe kiwufite n'ibirango. Ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Wowe hano urabona igisozi kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cyukuri nta kindi ni B. Ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Icyo cyapa kimenyesha ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Impamvu bagishyiraho akenshi ubuvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe. Mu nzira y'icyerekezo kimwe urabizi iyo umara kuyinjiramo ntabwo waba wemerewe ko wakata ngo usubire inyuma, ariko mu muhanda ubisikanirwamo ho biba byemewe kuba wakata ugasubira inyuma, aribyo mwita guhindura icyerekezo. Rero bagashyiraho kino cyapa kiburira kugira ngo bakubwire ko noneho wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Kandi ibyapa biburira bafite ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Ndakeka ko umenya impamvu dushyiraho kino cyapa. Ndakeka ko waramutamo B. Turabahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. Ngo umuhanda uromberejeho ibice byinshi ku birometero 50. B, intera nto ntarengwa ya metero 50 hagati y'ibinyabiziga. Mu gihe kuri C bari kutubwira ngo bakatubwira ngo umuvuduko urenga ibirometero 50 mu saha. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu saha. Hano urabona igisozi kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hireze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni D. Umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu saha. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ibonye handitsemo 80 uratwara ariko nturenze kilometero 80 mu saha. Hano harimo 50, rero wagombaga guhitamo D ivuga ko umuvuduko ntarengwa, umuvuduko utagomba kurenza, ugarukira ku ibyo birango byanditse mu cyapa, kubera ko ntabwo ahoramo 50. Harimo 60 umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 60 mu saha. Harimo 50, niyo mpamvu duhisemo umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu saha. Ndakeka ko waramutamo D. Ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Yavuze ngo igihe ijuru rikeye birashoboka ko ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Nibyo bita ngo igihe ijuru rikeye. None riba rigomba kugaragara mu ntera ingana iki? Ngo metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. B, metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. C, metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe hano urabona igisozi cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisozi cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisozi cy'ukuri kirimo? Ese ari ku manywa na nijoro itara ryagaragara waribonera kure mu ntera ya ryari? Ese ari ku manywa nibwo wabona itara riri hafi, noneho yaba ari nijoro ukaribonera hafi cyane? Ujya hano batubwiye metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro, kandi mu ijoro nibwo tubona ikintu kiri kwaka kiri kure. Ushaka kuba uhagaze i Nyamirambo ukareba i Remera hakurya ukabona itara riri kwaka, ariko ku manywa hari igihe n'umuntu aguca wacanye telefoni ntubibone. Bivuze ko ino ntera yo ku manywa irutiya nijoro, niyo mpamvu nta gisozi cy'ukuri kirimo. Abavuze metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro ntibishoboka. Metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro ntibishoboka. Metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro ntibishoboka. Ahubwo yari nijoro nibwo tubona itara mu ntera ya kure. Ndakeka ko waramutamo D.
ndizera ko waramutse kwandika ku papuro, utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushaka kurenga ibirometero 50 mu isaha ategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ikurikira. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze kiba gifite ibikoresho by'ihoni bigenda byumvikana mu ntera igiye itandukanye. Cyavuze ihoni kiri mu iyo ntera ukaba wabyumva. Mu iyo ntera rero A ngo metero 100, B metero 200, C metero 50, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 150. Hano urabona igisozi kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegeze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi kwamaze kugitamo, ndizera ko igisozi cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisozi kuri nta kindi ni C muri metero 50, nukuvuga ngo cyavuzeho ni kiri muri metero 50 ukaba wabyumva. Murabizi nka velomoteri yo igira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Bino binyabiziga ndakumirwa byo uburi no mu mubande cyavuze ihoni ugahita ubyumva. Rero ibinyabiziga bitewe n'ukuntu gikoze kiba gifite ibikoresho by'ihoni bigenda byumvikanira mu ntera igiye itandukanye. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo romoro kiziritse ku kinyamitende, velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande, uretse ikinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bituma itara ry'ikinyabiziga gikurura ritagaragara igihe bitashobora kubona neza muri metero 200, bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Romoro kiri gukururwa ariko iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Ese iyo romoro kibigomba kugaragazwa gute? Ngo itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma. B itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ari igisozi cy'ukuri na B ikaba ari igisozi cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wi hano urabona igisozi cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igisozi cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni A itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro inyuma. Mu gihe iyo romoro kiri gukururwa iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura, ibigomba kugaragazwa n'itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa se ricanye n'icunga rishije kuri romoro inyuma, kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga uturutse inyuma aze guhita abona iyo romoro iri gukururwa itamuteza ibyago. Ibyo byago harimo n'impanuka, iyo byago harimo niwe yo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Rero ndakeka ko waramutamo, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 20 nacyo cyanyuma cyabajijwe mu kino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Bavuze ibiziga bari kuvuga imipine. Igice kirenga ku mipine ntikigomba kurenga ibihe bipimo? Ngo inyuma ni metero 3 na santimetero 50, B imbere ni metero 1 na santimetero 70. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ari igisozi cy'ukuri na B ikaba ari igisozi cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igisozi cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni A inyuma ni metero 3 na santimetero 50, noneho imbere aba ari metero 2 na santimetero 70. Impamvu tudahisemo B nuko bavuze metero 1 kandi aba ari metero 2 na santimetero 70. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko nibaramuka bakiguhaye mu kanya bagashyiraho ngo imbere ni metero 2 na santimetero 70, nabyo urahita ubikora. Rero kino kibazo ndizera ko waramutamo, ariko bashobora kugihindura bakagiguha wenda muri metero gusa, bakavuga ngo inyuma ni metero 3 n'ibice 50, imbere ni metero 1 n'ibice 70. Nabyo ntibizakugore. Ibintu byo guhindura ingero ndi kubategura amasomo mu kanya gato muzayabona, mugerwa mukorera imwe muhite mutsinda, murabizi niyo ntego yacu. Ndizera ko kino kizame dukosora ikintu kigufashije, kanda subscribe wasikiye ngo ikintu cyose nkizeho ujye urahita ukibonera kujye, kuko ni icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Nabazaniye uburyo bwo gukora ibizame mu buryo bw'iminota 20 kugira ngo murusheho kwitoza, nimugerwaho muzakore rimwe muhite mutsinda. Jya muri comment ya mbere niyo link urayikandaho ihita ikugeza aho hantu wakorera ibyo bizame mu buryo bw'iminota 20
ku biciro byo hasi cyane kugira ngo murusheho kwitoza, nimugerwaho muzakore rimwe muhite mutsinda, murabizi niyo ntego yacu gukora rimwe. Nka Rwanda Driving College TV, waba ukeneye kode ukatubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, nkagufasha kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Waba ukeneye kwiga, hari uburyo bwinshi bwo kwigana, twandike cyangwa uduhamagare tugusobanurire uburyo bitewe n'ubwo bwakorohera, twigisha ugendezweho uzakore rimwe uhita utsinda. Abantu muri hafi gukora amahirwe masa, ndabakunda cyane, Imana y'umugisha, mugire ibihe byiza. Ariko urwo rubuga ndi kubabwira rwitwa www.ibiziga.rw. jya muri comment ya mbere urasangamo iyo link irakwita kugeza ku urwo rubuga. Ndabakunda cyane, Imana y'umugisha, mugire ibihe byiza.